Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Yes, uyu munsi rero nkaba ngiye kukwereka amayeri atatu akoreshwa mu budozi. Nureba iyi video kuva itangiye kugera isoje, ndizera uri busange muri ibi byose uko ari bitatu nakoze hatabuze kimwe wahuye nacyo wenda kikagucanga cyangwa kikakunanira, ariko uyu munsi menya igisubizo. Rero tugiye guhera ku ikora, ku kudubura ikora. Hari ikintu abantu bajya bibeshyaho cyangwa abatayiri bagenzi banjye bibeshyaho mu kudubura ikora. Aha rero ngiye kubanza ndubure bisanzwe nkwereke uko biba bimeze, none nakwereke ka kantu nababwiye ngo ni amayeri atatu uko uzajya ubigenza. Yes, hano rero genda iruhande rw'iriya virizorine nk'uko muri kubibona. Abenshi ni uku nguku babikora, ni uku badubura ikora. Ntimumbeshye batayiri bagenzi banjye, abenshi ni gutya mudubura ikora. Yes, ugakata ibirengaho nk'ibisanzwe, ugakata ibirengaho, yego. Ariko ndagira ngo nkwereke uburyo bwiza bw'ukuntu uzajya udubura hariya mu nguni hakaza hameze neza. Yes, mbanje rero kukwereka uko dusanzwe tubigenza cyangwa benshi bajya babigenza, ariko kuriya ntago ari byo. Ndashaka kwereka uburyo uzajya udubura hakaza hariya mu nguni hameze neza. Nubwo wakoresha sizo ukagerageza washituka hari ikora unaripfumuye, hariya hejuru rero hari ukuntu iyo wadubuye muri ubu buryo ubona hari akantu mu nguni nyine hadasohotsemo neza, nyine inguni yose nk'uko ikora warishushanyije ngo haze hasongosoye. Yes, rero ngiye kukwereka ukuntu uzajya ubigenza kugira ngo inguni yawe izimeze neza. Yes, ziriya ndodoro ngiye kuzikuraho nzihambureho, nimara kuzihamburaho nkwereke ka kantu nababwiye yuko ari amayeri atatu. Yes, rero urabanza ukureho mbanje gukuraho ziriya ndodo, kuko nayo mbanje kukwereka uko abenshi basanzwe badubura. Ya ndabizi abenshi ni uko nguko mwari musanzwe mubigenza, ariko reka nkwereke uburyo noneho uzajya ubikora hariya mu nguni hakaza hameze neza. Wari ubizi uko ubusanzwe udubura ukabona haba hameze. Yes, rero ukuntu uzajya ubigenza, nzamutse nk'ibisanzwe. Yes, ngeze hariya rero mu nguni, kuko niho ngiye kukwerekera rero aka kantu k'ubwenge utaruzi. Ngeze hariya mu nguni, nshinze urushinge hariya mu nguni. Yes, ugashinga urushinge mu nguni, ubundi ugafata urudodo ku ruhande ukaruhinamo kabiri. Urwo rudodo rero wamara kuruhinamo kabiri, ikintu ukora kurikira nawe uri kubireba n'amaso yawe, urebe ukuntu ngiye kubigenza. Nashinze urushinge hariya mu nguni rurashinze. Ikintu rero ngiye gukora nyuma y'uko mfashe runo rudodo nkaruhinamo kabiri, nzamuye ipasi. Yes, warangiza ugafata rwa rudodo ukarushyira hagati na hagati y'ikidubuzo na kiriya gitambaro cyometseho ikora. Warangiza ukareba ukumva neza ko urwo rudodo ruri gukora kuri rwa rushinge. Warangiza ukamanura ipasi ugatera intambwe imwe, uza imbere. Yes, ubwo rwa rudodo urarurenze. Warangiza ugahita ukurura rwa rudodo rugana hirya iburyo ukaruzana hano ibumoso. Yes, nk'uko muri kubibona, ukaruzana ibumoso ugahita urucengeza nanone hagati y'ikidubuzo n'iri kora ryometseho virizorine. Yes, ako kantu ngira ngo rero murakabonye. Kurikira rero ibyo byarangira rero twari turi hariya mu nguni, ugahita uhindukira ukaza ugatambika hano hejuru ku ikora. Ubwo ngiye gutambitsaho urudodo nkomeze ndode nk'ibisanzwe. Yes, rero ugakomeza ukadoda. Yes, ngira ngo muri kubibona fashion lovers. Cyiza cy'ibi bintu mba mbabwira ni ibintu mba ndi no gukora munabireba. Yes, reka mbe wenda ngarukiye hariya mbanze mpindurure hano kugira ngo nkwereke. Ndumva mfite amashyushyu yo kubereka ukuntu ngiye kubikora n'ukuntu uhita ubona bitandukanye. Itandukaniro hagati y'uburyo waduburaga mbere hariya mu nguni hikora n'aka kantu nkweretse. Ni akantu k'ubwenge, niyo mpamvu nayise amayeri atatu. Rero
aka ni akantu k'ubwenge ka mbere nkweretse, ubwo bishatse kuvuga ko hari andi mayeri abiri nkusigiye cyangwa se uri buze kubona muri iyi video. Rero maze guhindurura hariya mu nguni rwa rudodo ngururiya ruhise ruza hano ukarukurura, ugakurura noneho mu nguni neza, pana gucengezamo ibintu by'imisumari ngo uri guhindurira mu nguni ngo hamere neza, cyangwa se siza ukaba washiduka n'ikora uriciye. Rero ibyo ngibyo birangiye, nimba hari utahumvishe wenda neza, kugira ngo nsobanure neza ubisobanukirwe, reka nkomeze nje gukora no muri iriya nguni yo hirya nanone, kugira ngo nimba utasobanukiwe hari andi gukora bwa mbere, ahangaha ho ubisobanukirwe neza. Yes, rero nkuko nabikubwiye, uragera hano mu nguni ushinge urushinge, uzane urudodo rwikubyemo kabiri. Yes, urudodo rwikubyemo kabiri, uzamure iyi pasi, urushinge ruraba rushinze, uzamure ipasi, yes. Ibyo nibirangira rero uzane rwa rudodo urucishe hagati na hagati y'ikidubuzo ndetse n'iri kora ryometseho virizoline, utambikisha ugeze ku rushinge. Yes, ubundi utere intambwe imwe, numara gutera intambwe imwe ugarure, urabona akaboko k'iburyo, ugarure rwa rudodo rwari ruri mu ruhande rw'iburyo uruzane hano ibumoso. Yes, uruzane ibumoso, nurangiza urushyire hagati na hagati y'ikora n'ikidubuzo, ubundi ukomeze udubure nk'uko bisanzwe. Yes, ugahita umanuka ugasoza kudubura. Yego, ibyo ngibyo rero byarangira ugakata ibirengaho. Yes, haba hari ibitambaro biri kurenga bya valeri bitari ngombwa. Yes, ukabikata. Ibyo byarangira rero ugahindurura, wamara guhindurura urahita ubona za ndodo wakoresheje zije inyuma ku bwiza. Ikintu ukora rero uzifashisha ukurura hariya mu nguni, kuruta gusesekamo ibintu by'amasizo n'imisumari n'utundi twuma nyine dushobora kwangiriza ikora. Ugakurura ruriya rudodo witonze, inguni igahita isohoka imeze neza cyane. Ruriya rudodo rero ukarukuramo, warangiza ukaba ubonye umusaruro wawe. Iyeri rya kabiri rero ni uburyo wahindurura umushumi. Yes, ikintu hano ukora mu guhindura uwo mushumi, urafata urudodo uruzingemo inshuro enye. Yes, urudodo runo rusanzwe ngururanda rufite, ukaruzingamo inshuro enye. Wamara kuruzingamo inshuro enye, ugafata ugashyiraho agapfundo ku mutwe. Yes, ugashyiraho akantu k'agapfundo hejuru ku mutwe, harangiye kuzirika ni agapfundo ngiye gukora. Yes, kurikira urebe uko mbigenza. Agapfundo ngaka karamaze kugashyiraho. Rero ikindi kintu uba ufite ni agatambaro uba ugiye gukoramo wa mushumi. Ni uburyo bwo kudubura aka gatambaro. Yes, uyu mushumi ukawuhindurura mu buryo bukoroheye, utarinze gukenera wenda isera cyangwa se n'akandi gasinga ushobora kwifashisha. Rero ndafata rwa rudodo ndushyire hari hagati na hagati haka gatambaro ngiye gukoramo wa mushumi. Yes, ngako ipfundo riri hejuru, karisiga hagana hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwiza bw'igitambaro buri kurebana, ubwiza bw'uriya mushumi. Warangiza ukadoda hari hagana hejuru, ugakora back stitch cyangwa se ugasubiza inyuma ku buryo hakomera, ku buryo nuza guhindurura rwa rudodo rutaza guhita rucika. Rero ikintu ugiye gukora, ugiye kumanuka hano, umanuka ukurikije uko umushumi wawe uzaba ungana, umushumi ugiye gukora uzaba ungana, ariko nanone ukagenda witonda ku buryo ruriya rudodo utaza kurwurira. Yes, ukitonda ku buryo ruriya rudodo utarwurira. Ibyo ngibyo rero byarangira dore ngeze hariya ku musozo, umushumi ngaka ari aka kadodo muri kukabona. Narangiza rero hano nkakata ibitambaro bitari ngombwa, ugenda ubikata udutambaro biba bitari ngombwa, ugasiga akavaleri gatoya wenda nka 0.25. Iyo iba ihagije, si ngombwa gusigamo ibintu binini kubera ko
bishobora guteza defo. Yes, ibyo rero byarangira, ikintu ngiye gukora, uru rudodo ngiye kurukurura, ugakurura ruriya rudodo, ruriya rudodo nirwo noneho nkurura mu cyimbo cyo gukoresha isera cyangwa se n'akandi gasinga mpindurura umushumi. Iri naryo rero ni irindi yeri nkweretse rya kabiri. We rero ukurikira video za Pizotera, uri kureba iyi video, nyamuneka kora like nimba iyi video ubona hari ikintu iri kukungura, ukore share, ukore subscribe. Ushobora gusanga utari gukora subscribe, se bikumariye iki subscribe? Nta muntu bikwishyuza kuyikora, gukandaho gusa, ugakanda kuri subscribe, aho handitse subscribe uri kuhabona, bigutwaye iki gukandaho ugakomeza ukirebera video yawe? Rero umushumi maze kuhindurura, iri ni irindi yeri rya kabiri. Rero ngiye kukwereka akandi kantu k'ubwenge ka gatatu, we komeza urebe. Yes, ngiye kukwereka rero irindi yeri rya gatatu uyu munsi naguteguriye. Iyi tise rero iri hano muri kubona ni kwiri. Yes, ushobora gusanga uri kureba iyi video warahuye n'iyo case. Iyi ni kwire. Kudoda kwire rero hano aha ndi kudoda, ntago imashini iri kugenda pe, ntiri kugenda, ndi gukurura, irenda gucika neza, byagoranye kuri uri kubibona. Buriya ntago imashini iri kugenda pe, ko uyu mwenda wa kwire uri gucika. Bishatse kuvuga ko nyine byanaguteza ibibazo ku mukiriya, ugasanga wamwiciye kwire nyine ariyo yakuzana wenda ngo umudoderemo. Bibaho, umuntu akaguha wenda kwire ngo umudoderemo ijaketi cyangwa se ipantaro cyangwa n'undi mwenda. Rero igihe wahuye n'iyi case ukabona imashini yanze kugenda, dore ukuntu uzabigenza. Yes, uri kumwe na Pizotera, nta kintu utagomba gusobanukirwa. Ikintu hano rero uzakora, uzifashisha amavuta y'imashini. Amavuta y'imashini mutayiri wese aba yafite. Hari igihe rero duhura n'ibibazo kandi ibisubizo tunabifite iruhande rwacu. Yes, rero ugafata amavuta y'imashini ukayasiga ahantu ugiye kudoda kwire. Ugiye kudoda ugasigaho amavuta y'imashini ahantu wumva ko imashini iri bunyure idoda. Mwabibonye kuntu bwa mbere ndoda byagendaga gake, ariko reba noneho nshyize amavuta y'imashini ukuntu imashini iri kwirukanka. Yes, iri kwirukanka ukagira ngo ni ku gitambaro gisanzwe, ukagira ngo ahari nta nubwo ndi kudoda umwenda. Yes, iri kwiruka bidasanzwe. Reba ugereranye na kwa kundi none natangiye ndoda igenda gake, ngenda nkurura byanga, ariko ubu nanadoda ntafashe ku gitambaro rwose. Kwiyitise ya kwire imashini yakijyana nta kibazo. Rero fashion lovers, ni trick ya gatatu cyangwa se ni yeri rya gatatu nkweretse. Amayeri ariko meza, habaho n'amayeri mabi, ariko ntabwo nabereka amayeri mabi. Iri ni yeri ryiza. Rero fashion lovers, nimba wakunze iyi video, ndakwinginze, ndagusabye, kora subscribe, ukore like, ukore share iyi video, kandi ikindi ntiwibagirwe gutera comment. Kubera iki mutama comment fashion lovers? Mume comment. Ndakeka iyi video itari iri kurebwa n'umukanishi cyangwa se umwogoshi. Muri abatayeri, muri abadozi, nyandikira umbwire ati Pizotera ubutaha uzambwire wenda uko mufite ibibazo muhura nabyo, ndi mwarimu hano ndabigisha. Umbwire ati Pizo ubutaha wazambwiye wansobanuriye ibi n'ibi bitwaye iki? Ndi hano nka mwarimu, ugomba kumbaza, nta kibazo mugomba guhura nacyo mpari. Rero ndabakunda cyane, ibi byose mba nabikoze ku bwanyu fashion lovers. Video zanjye rero nakagaruka. Bye.